Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi. Bwana, feto irarangiye. Feto irarangiye mu gicamunsi cyo kuri wa gatanu, akaba Messi yari yaravuze ko azafata igihe akavuga nyuma yo gutsindwa ibitego 8-2 n'ikipe ya Bayern Munich. Yaravuze ati nzagerageza mfata igihe cya nyacyo mvuge, umunsi umwe nzavuga. Akaba rero dushimire cyane nubwo batabimenya, ariko ikinyamakuru goal.com gikubise igitego ibinyamakuru byose bikomeye ku isi. Akaba rero umunyamakuru yitwa Ruben Uria, akaba ari umunyamakuru wa goal.com, mu byukuri akoze superb interview. Ubundi iyi ni interview y'umwaka, biva kuri za zindi abantu bose bavuga ngo bakoze interview. Iyi ni interview yari ikenewe muri monde ya sport mu byukuri. Akaba rero Messi afashe icyemezo cyo kuguma mu ikipe ya FC Barcelona. Benshi mu bantu nta wenda batakurikiye bashobora kuba utamwumva, wenda ugatuvuga ati ni bimwe bya Messi, ni bimwe bya Messi, ariko nyuma y'ibyo yatangaje byose wakurikiye kuva ku ijambo rya mbere kujya ku rya nyuma, wahita wumva ko yari afite rezo zo kugenda kandi anafite impamvu nyamukuru y'uko akagumye mu ikipe ya FC Barcelona. Akaba rero umunyamakuru yamubajije ikibazo cya mbere ati kuki wafashe igihe kinini cyane cyo kuba waracecetse ntuvuge bikarinda bigera ahangaha. Kavuga ati nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Bayern Munich cyari igisebo kuri twebwe, cyari igisebo kuri club, byari igisebo kuri image ya club, mu byukuri byari igisebo ku bafana, byari ipfumwe kuri twese. Ntago wari wo mwanya mwiza cyane wo kuvuga ibingibi byose. Messi yavuze ibintu byinshi cyane, mu byukuri ndagerageza kugenda ndezima wenda biri ngombwa iby'ingenzi ngewe nagiye nikuriramo. Akaba rero yavuze ati bamubajije ku bijyanye n'icyemezo cyo gusohoka mu ikipe ya club n'ibindi bitandukanye, yafashe igihe kirekire cyane cyo kubisobanura. Akavuze ati navuganye na club, mvugana na president, mbabwira ko nshaka kugenda, atariko ku bwanjye njye ku giti cyanjye numvaga ko ari cyo gihe cyiza cyane cyo gusohoka mu ikipe ya Barcelona, nkaba nagenda nkahereza umwanya abakinnyi bakiri batoya, abakinnyi bashya. Numvaga ko igihe cyanjye cyari kirangiye mu ikipe ya Barcelona, kandi numvaga umutima wanjye mpamanya nawo rwose, nubwo kera nigeze kuhera kenshi mbivuga yuko nashaka kuguma mu ikipe ya FC Barcelona nkarangiza kariyeri yanjye ahangaha, ariko nabonaga ko byari bikomeye cyane. Ati rero umwaka ushize wari umwaka wari ukomeye, wari umwaka nasafarinze mu myitozo, mu kibuga ndetse no muri dressing room. Ni umwaka wankomereye cyane ku buryo numvaga ko cyari cyo gihe cy'uko nshobora kuba ntangiye kurambirana ahangaha, nagafashe inzira nshyashya nkigendera. Messi yavuze ati abantu bataza kubifatanya no kwenda gutsindwa n'ikipe ya Bayern Munich aribyo byatumye mfashe icyemezo cy'uko nasohoka mu ikipe ya Barcelona. Ati ntago ari cyo, ati byari ibintu byinshi cyane, cyari icyemezo nari naratekereje igihe kirekire cyane. Atariko reka mbabwize ukuri, umuntu witwa president ntago yigeze ambera umupapa muzima cyangwa se umuntu w'inyangamugayo. Ati giye nafashe umwaka wose maze kubibona details zose uko zihagaze, nafashe umwaka wose mubwira yuko nshaka kuva hano, yuko season irangira ngomba gufata icyemezo cyo kuva ahangaha. Ati president akambwira ibi, akambwira biriya, akambwira ati si cyo gihe cyo kubivuga, ati tuzaba tubivugaho. Messi aravuga ati uyu mugabo nabonaga ashaka nkaho anyesikoroka. Uyu mugabo agahora ambwira ati club ifite icyerekezo gishya, ifite intego nshya, bawihanganye wese umwanya wo kuvuga ibi bintu. Messi ageze ahararambirwa nibwo yavuze ati muri iyi sama, aravuga ati reka nturike ngewe ngiye kuva ahangaha ngende. Nabundi icyemezo nagifashe nabitekereje igihe kirekire cyane. Uyu mugabo ntago ari seriye, uyu mugabo ntigeze ambwiza ukuri, uyu mugabo ntahagarara ku ijambo, ntago ajya avuga ijambo ngo arihagarare hejuru. Avuga nk'umugabo uhagaze ku maguru yombi, avuga ibintu azansubiramo, ntabwo yigeze ambera umunyakuri. Yakrititse president cyane mu buryo bukomeye. Messi avuga no ku bya Birofax, aravuga ati na Birofax ngiye impamvu nayanditse kuko nashakaga kubigira official. Nabonaga president ndergarega nkamubwira nkamubona ntashaka kunyumva, ni umuntu umeze nk'umuntu utashaka kunyumva neza. Ati nashaka kubigira official yuko nshaka kuva mu ikipe ya Barcelona, kandi icyemezo naragifashe imyaka myinshi, nagitekerejeho mu buryo buhagije. Maze kwandika Birofax nabikoze mu buryo bwo kugira ngo ibintu bye official bibe clear, abimenye n'abantu babimenye yuko nshaka kuva muri ikipe ya Barcelona nkagenda. Yewe narindi free, umwaka nari nsigajemo yari option, wari umwaka
nashoboraga gukoresha cyangwa se sinkukoreshe nkigendera. Messi akomeza avuga kuri ibi bintu bya Belfast, aravuga ati barifashe baritora baravuga ngo ku itariki ya 10 ngo z'ukwezi kwa gatandatu ngo nagomba kuba narabivuze kiragiye, ariko ntago ari byo. Nibyo ngibyo navuga ko perezida adahagarara ku ijambo. Perezida nayo narabimubwiye, arambwira ati icyemezo niba ushaka kugenda cyangwa se kuhaguma uzagifate sezo irangiye. Ati niyo mpamvu twebwe tugiye tudepoza kiragiye, kandi nanjye sinari kubikora kuko sezo yari iri hagati turi muri competitions. Perezida yarambwiye ati uzadeside sezo nirangira nimba ushaka kuhaguma cyangwa kugenda, ariko ntigeze ambwira itariki. Ikindi ntiyigeze anyandikira n'urwandiko ruri official ngo abimbwire. So njye nafashe icyemezo cyanjye rero kugira ngo mwereke ko ndi seriye yuko nshaka kuva muri club nkagenda, ariko sinigeze na rimwe nshaka kurwana n'ikipe ya Barcelona. Barcelona ni club yandeze, Barcelona yampaye cyose, Barcelona nta kitakoze, Barcelona ntacyo ntayikoreye, Barcelona nayihaye ubuzima bwanjye bwose, nayimpaye ubwayo. Barcelona nyuma y'uko idesize yuko mfite umwaka hano, umwaka ngiye kubahiriza ngo umuhangaha, sinigeze na rimwe ntekereza kuzarwana na Barcelona, sinigeze na rimwe nshaka kujya mu manza na Barcelona. Mfashe icyemezo ngumye mu ikipe ya FC Barcelona. Lionel Messi bamubajije ku muryango wabyakiriye n'abamwegereye bose, aravuga ati ibi bintu bibwira famille byari drama, byari ikintu drama iri brutale, byari igikuba cyahise gicika. Abana batangiye kurira, umugore atangira kurira, famille itangira kurira, abana batangira gutekereza ukuntu bagiye guhindura ubuzima kuva i Barcelona, kuva guhindura amashuri. Ati ibi byose byabaye ibibazo bikomeye cyane. Uyu mugabo akavuze ati rero ariko ngewe ibyo byose nari nabyirengagije kuko nashakaga kugenda, nashakaga gukompeta kuri high level, ndashaka gutwara ibikombe, ndashaka gutwara Champions League. Ndabizi biragoye, ushaka kwitwara cyangwa se ntuyitware, ariko nibura ukanakompeta, ugahatana bitari biriya byo guhatana nkuko twakinye kuri match ya Roma, Liverpool n'ibyiba byabereye Lisbon. Tugahatana. Barcelona igomba kuba ikipe ikomeye. Nashakaga ko ubuzima bwanjye bwose mburangiza muri club ikaba ikomeye, club ifite buri kimwe cyose, club tugakora aba legends, abantu batwara ibikombe tugakora aba legend benshi ahangaha. Atariko ni club imaze igihe istragoringa gusa, istragoringa irwana n'ubuzima, nta ambition na zimwe. Ibi byose byayimaze igihe kirekire, n'ibindi birenze aho ngaho abantu ntibaze kubyitiranya yuko ari ziriya zita zo ku ikipe ya Bayern Munich. Ngewe nashakaga kuva ahangaha, nari narabidesize kubera ibintu byinshi byabaga muri iyi club. Messi rero akaba yatwese aravuga mu by'ukuri ngayo nguko guys, Messi agumye mu ikipe ya Barcelona. Ngerageje kurezima mu magambo makeya ku byo nasomye gusa mbabwira mu mutwe freestyle. Ubwo namwe abazi icyongereza n'igifaransa mwana translatinga, Google Translate ifite ikinyarwanda, mwashyiramo rwose mukirebera interview mugasoma neza mukabyumva. Messi rero agumye mu ikipe ya Barcelona. Izi mpungenge nyene ninzifite na muza kureba kuri Rutamu TV, bagiranye ikiganiro mu minsi ishize mubwira nti well byaba ari byiza ze mu ikipe ya Man City, ariko nanone Messi impungenge zari zihari mu by'ukuri kuva mu ikipe ya Barcelona gutandukana n'ira club yamureze kuriya biragoye, ntago ari ibintu by'umunsi umwe. Messi rero reka turebe, ntago yatubwiye niba azongera amasezerano, wenda interview abantu bazagera bayanaliza bayikuramo utuntu twinshi, bayikuramo story nyinshi, ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo. Messi akaba agumye mu ikipe ya FC Barcelona. Ubwo sinzi niba azongera amasezerano, urumva harimo kuvuga ibintu byinshi cyane, hazanahinduka ibintu byinshi wa mugani. Ushobora kugira gutya Manchester City yavuga ko izamutwara, wenda ikagerayo yarasubiye intekerezo, wenda ishaka abandi bakinnyi bakiri batoya, cyangwa se nayo imeze neza, who knows, wenda umwaka utaha yatwara Champions League nubwo bigoye. Pep Guardiola ashobora kuba yaravuye muri iyi kipe, Kun Aguero inshuti ye yashaka gusanga i Manchester ashobora kuba yaravuye mu ikipe. Xavi ashobora gufata iyi kipe ya FC Barcelona akaba ari wenda uyitoza umwaka utaha, ntawe ubizi. Bartomeu Benzema agomba kuvaho akajyaho wenda Victor Font uri habwa amahirwe kuzayobora ikipe ya Barcelona, wenda agashyiraho projet nziza Messi yakishimira akaba yahaguma. Umwaka ubamo ibintu byinshi cyane. Reka turebe Messi icyemezo azafata, nimba azavuga ati uyu mwaka urangiye
ndagiye. Ubwo wenda amakuru ya Messi azongera kugaruka mu kwezi kwa mbere, kuko afite muri contract afite kugera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ashobora kuba yatangira kumvikana na club nshyashya yajyamo. Eske wenda na Pep Guardiola ashobora kuba yambwira ati guma ahangaho uzaza umwaka utaha nanjye nzongera amasezerano, ntawamenya. Ni ibintu byinshi cyane biri gukurikira kuri iyi story, ariko ikizwi cyo mu by'ukuri abafana b'ikipe ya Barcelona bashyira umutima hamwe, hanyuma wenda n'abatinyaga ko yajya mu ikipe ya Manchester City bagashyira umutima hamwe, hanyuma tukareba life ikurikiraho ya Lionel Messi mu mezi ari imbere. Ngahe nguko rero ibi byiza cyane les amis.